nta kuntu Emile Wakatari yasura hari ahantu ngo aribwo drone ziza kubarasaho buri ko kubashwishuriza bati yamaze nubwo yaje ariko nibitubuza kubabombarida. Uyu munsi M23 FC n'igisirikare cyayo barishuwa babwira abaturage babakurikira ko Uvira yabananiye hagira unsubiza icyo ngicyo. Nibyo koko politike na media wo turayizi intambara y'amagambo sibyo, na politike izara amagambo simbyanze, ariko AFC M23 c'est un mouvement politico-militaire, so you have to act militarily and politically. Icyo ngicyo rero nkavuga ngo nibarwaniye iyo ntambara. Impamvu ngo barwaniye iyo ntambara kereka niba bashaka gufata ikibazo cya Minembwe, ino ntambara ibera muri Kongo sibyo, aho kugikemura bakakigira impamvu yo kwereka isi yose ikibazo gihari. Ubwo rero gukora case stade nka Minembwe ntimukuremo Uvira ngo ibe approvisionné, mugashaka kugira ngo wenda leta ya Kinshasa ikomeze n'abarundi bakomeze kubikora nka penalty. Abo barimo gukora penalty n'abantu niba abaturage babuka vuba barya bagasinzira, abungi bakabasa nibe mu 23 centeringa urugamba rwayo ku muturage. Why not abaturage ba Minembwe batakukingurirwa amayira, izi ngabo za Sematama, izi ngabo za Makenga zahuje imbaraga zinanirwa kubona voie d'approvisionnement iva Bukavu iva hivuye wese kugira ngo abaturage ba Minembwe babeho neza. Kuki General Sematama dafata Buvira n'umu general se inzobere mu kurwanira muri Minembwe gusa. Donc Sematama c'est un général approprié dans la zone Minembwe gusa, adashobora kwagura ibirindiro mujya muntuka gukomeza gutabariza Minembwe, mwashaka kwerekana ko ikintu barimo ntago ari Misambe ni ya kabiri, Samateraniro ya gatatu mu Minembwe bari mu ntambara. Intambara ntabwo always ntabwo begging. So ngiye cyo hano ushaka gushimangira n'iki ngiki, ibyo badahabwa birigo bavuga nibabyihe n'ibindi barabyihaye. Icyambere cyo mu Burundi ntabwo Uvira ari intara y'u Burundi, wa mugani wabase Rugabo niwe bavuga ati ntago hanga ari mu Miramvya sibyo. Ushaka gusokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 7 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye impande zose z'isi, mwebwe mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. No kuri turabashimiye cyane ndetse namwe muduha amakuru umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi. Ndikwena Mashari n'umuntu wacu n'umuntu wanyu, ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Masho meze gute? Meze neza Sandrine. Namahoro. Bon ntabwo ari cyane. Harabura iki iyo uvuze ko atari cyane ko numva nteye mu bwoba, kuko akenshi uravuga ngo ibintu ni amahoro, ariko iyo ngiyo ngo si cyane. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Muri na weekend nyine twagipoza umuvandimwe bita Joe Poster Kayirara, na umuntu bazi umumetre coiffeur muri aba metre bogosha. Niyo nta natinya kuvuga ko ari mu bakuru. Mukanya nakiriye audio imwe irimo barimo kumubwiraho cyane uko naronshinze ikintu cyo kumuvugaho cyane kuri channel yanjye. Ubu rero maze kunyoreza mu kanya audio arasekeje cyane, ambwira ukuntu gakira umwana ngo hari umuntu bogoshanyaga Butare kuri salo ya Kayirara muri za 90 80 gutyo. N'uyu Butare Kayirara ni kavukire ki Butare ku bari kurya nyuma na n'umuntu uzwi nyine ubustar ukomeye wa kera. Noneho we gashyiraho ngo rero maître professeur Kayirara n'iki sinzi wiyongeyeho professeur kugira ngo umuntu wamushyize sare Rwanda akita maître ngo batitiranwa. Ariko nibyo nese urumva atari byo avuga ati umwana yansanze mu muhanda none yigize maître nanjye mbe maître. Ariko kandi burya n'abametre coiffeur tugira ni bake, na hano mu mujyi abazwi ni bake burya. Na abajama bake yabazwi, njye mbabona ama Genzi n'ahandi bavuga amazina siyonaje kuvuga ntibatwishyuye. Ariko ushobora kogoshuga mu coiffeur ariko kugira ngo uzabe master cyangwa maestro bikagorana. Kayirara kumubura tuko tuganira kenshi, twabana kutugoroba twinshi ara kuri 40 dialogue ibyogo. Sinago muzi shamana mbabarira we bimbwira ntumuzi se
hoyi ariko yes Andrine rwose nta kibazo reka ngo kubita agafoto ke kuri kw'Imana wahita umbwira uti yo nguyu mujama ngo ndamuzi ntabwo kandi uretse ko nyine ntakirengagiza umuntu umuzi I know very well ko uyu mujama uhita ubona umuzi mu biryo uno mupapa niba witwa Kayirara se umusitari ntumuzi mu biryo nyine birantunguye yarazwi n'ukuntu yambaraga neza so basi baramuvugaho byinshi ariko ikintu mwibukiraho gihe rero basi nuko ratari umusitari n'iki byose buriya Kayirara niwe waduka nyira publicité ko mu MTN yaduka ashobora kuba ari wabanje bwa mbere muri publicité ya MTN ngicyo bitaga ngo bari MTN combo sinibuka neza niko nabona abantu barimo bambwira numva ni kera za 1998 simbizi ariko yewe nk'abantu b'Ibutare ikintu nibikira kuri Kayirara nuko iyo tuganira yagiraga inzozi zitagirwa n'abantu benshi yego zo kuzasubiza salo y'akataraboneka Butare mu masaziro ye kuko abantu benshi bava mu byaro wavuye Rusizi wavuye hose akenshi biba birangiye ariko Kayirara ntigeze yibagirwa bazi ko ari umunyabiryo ariko zigeze akura iwabo ijisho icyo ni ikintu gikomeye cyane nicyo kintu rero navuga ko kubatamuzi bataganiraga arizo nzozi yarajyanye yajyaga ambwira ati wampaye ikiganiro wenda tugashaka abaparteneri bakamfasha kujyana iriya salo ese Kayirara Butare uzayishobora ko ikiri umujyi muto cyane kera wari umujyi wa kabiri mu gihugu ariko ubu ngira ngo ntabwo gifite nimero ya kabiri ariko waba umuntu Kayirara yagiye ingoma akajya Butare akajya hose aho yashinga business ntabwo ari kubura abakiriya ibyo rero ntabwo bishaka kugenderaho ni legacy yumvaga yajyana ku ivuko na twamukundiraga kakundi wabo rero kandi ari umunyamujyi icyo ni kimwe ikindi nanavuga se niki ikindi navuga nuko iyo mwaganiraga yabaga ari fier yuko ngo hari umwana w'umukobwa ngagira Uganda w'inkumi niba barashyingiwe atarashyingirwa simbiza ariko abantu bazi ko nta mwana agira cyangwa se ari umuntu wabayeho mu buryo buri singo cyane ariko iyo muganira muri close akubwira akagira umwana w'umukobwa yakundaga ku rwego rwo hejuru utaba mu Rwanda niko giye yambwiye ikindi kitari mu mihigo niki wenda umuntu yavugaho buriya yigeze gukora impanuka agendana n'imbago igihe kinini cyane muri za 2000 na kangahe niba nibuka neza ariko ikintu cyamubabaje n'ukuntu yakorega kuri kontra ngira ngo nicyo kigo cy'itumanaho iri presque verbal niko yambwiye nyine akasa nk'ubura mbega ubuherekeza cyangwa ubufasha ariko bushingiye ku kuba yakorera kuri kontra bende yakundaga umuntu wa kontra y'amagambo niko yambwiraga atakano kose uzi ubwenge wajya wandikira n'umuntu kugira ngo ibintu bibe officialize ntacyo wenda yabashinjaga bose ariko ntabwo yabawe hafi nk'umusitari muri icyo gihe nubwo atabuza bamufasha ariko mbega ubusitari bwe icyo cyamubazaga no wese buzima kuko no mubyinnyi kabuhariwe rero imbago no mubyinnyi ntabwo biba byoroshye kandi no umuntu nyine w'amafiyeri iyo time yenyuzemo rero mu buryo bugoye ariko arakira asubira mu mwuga wo kogosha ariko mbona ko impanuka yamutakaje yatakaje kadanse yo kubyina nicyo kintu ntabwo afite disability nini cyane ariko ubanza kuvunika kwe kwaramuciye intege mu bintu bijyanye no kubyina kuko burya ntiwanamenya n'akantu k'imvune kaba karimo nubwo warakize bwose ariko ari umuntu wambara neza ku rwego rwo hejuru kandi asazanye agiye ari umwambaye kabisa ntabwo wamukoraho uwo wakwita wese ngo umusitari uyu munsi ngo uraberwa ngo uzikuceza no kubyina Kayirara yaserutse bujya mwese muhita muhagarara ariko yarabyinnye yarasokoje yarogoshe Kayirara n'umuntu ukomeye cyane uri ku rundi rwego kandi yakundaga igihugu mu magambo yavugaga yakundaga abanyarwanda wumvaga ari akantu ahorana kuko tujye tunabivuga Kayirara yaza gushibukira kwirukanka imisozi nubwo hari ubwo umuntu yiruka akagira amahirwe y'ubuzima ntabwo yari kubura uburyo bwo kugenda nk'uko abandi bose twagiye tubona bagenda bagira gute kandi uwagiye ntacyo muveba ariko n'uwagumye ku byayo nk'agakecuru kanjye akaguma hafi y'agakecuru ke ndashaka kuvuga igihugu cyawe kabone n'ubwo cyaba gikennye kiyubaka kigira gute ariko kavuga uti iwacu ni ahangaha yajyaga anyereka amafoto amwe mu mazu meza cyane ibyo gatarubakwa ntagire ku manyazi burya agira ifoto ahagaze mu kibanza cya Maison Trésor ajya yikangisha abana ati dore aha ni kuri Maison Trésor batarahubaka yambaye jinisi n'ibintu by'ama bring ndamwibuka iyo foto ye arayigira ariko ubona iyo foto na kamera zimwe za kera zashika so Kayirara n'isi rero ntabwo navuga ko nivuga ngo abanyabutare turi n'abanyarwanda muri rusange Kayirara kumubura ni ikintu gikomeye cyane mu buzima kuko no umuntu nyine twavuga iyo muri kumwe wumva guri ingoma abantu b'ingoma rero ni nk'abantu b'inyamira mu biryogo ngoma Butare urumva
iyo muri kumwe nyine wumva uri iwanyu kandi abantu twese dukunda iwacu byo ntabwo ntabirenze ariko ubwo twabuze iwacu n'ikimenye kandi kabera ikintu iyo abakiri ikintu ari kumubwira ntabwo yagiye mu mbuga nkoranyambaga kandi afite byinshi ni nk'inzu y'ibitabo igiye azi byinshi icyo umwe yambwiraga nuko ubu abazi abakire ba none kuko bajya gukira bigomba n'imyaka aba basaza b'abakire byakubitamo abo mu majyepfo iyo ngiyo iwacu birushaho kuba baziranye cyane kandi bakamenyana nk'umusitari sibyo gusa rero nsuhuje umuryango mugari w'abana b'ingoma urumva no hafi yaho amazina si ngombwa ariko ni benshi siri tubaba hano muri Kigali muri diaspora nyarwanda hose muri Amerika nahe hose abazagira icyo bashobora bakamenya adresi y'abasize bashobora kuba bagira icyo babafasha kuko nta kiruta ibyo ngibyo so mu byubahiro rero umuntu amugomba Imana imurukure dashira nawe urimo mu bazamufasha kuko urumva uramuzi cyane nawe nyine uzagira icyo ukora yewe icyo nkora ni byinshi ariko gufata iminota ingana gutya muri media house tuzi n'ukuntu bihenda nkafata ijambo ry'iminota igeze kuri 6-7 nkabishyira kuri channel yanjye nkabikoramo promotion hafi y'icyumweru gihe nibyo ngibyo nshobora gukora kandi ntago ari ibintu by'agafuka imvugo rimwe ese twabuze ibyo tuvuga hano bindi yego ubuse wowe kubyemeye nuko tuyoboye se agaciro k'amagambo ku kinyamakuru ntabwo nibyo nshoboye yego reka twinjire mu makuru twihuse cyane aho ihuriro FM23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ritazajenjekera na gato ingabo z'u Burundi zikomeje kwica abaturage b'abanyekongo zikoresheje uburyo burimo ubwo kubicisha inzara uyu akaba ari umunyamabanga uhora wa SM23 Benjamin Bonimpa rwatangarije abanyamakuru ko iri huriro riri ku rugamba rwo gukemura ibibazo by'abanyekongo bityo ko uzarwivangamo atazihanganirwa ati cyane cyane abarundi bakomeje kuba bababaza abanyamurenge yego bavuye mu magambo se bakajya mu bikorwa nari mbizi ko kirito nsubiza bano zironyesha amazimeze nk'iziri mu yindi mishinga urumva ndabize ntawe nshaka kuririmbira cyangwa kumuvugira imivugo n'imitako n'iki byose abanyamurenge bagoswe igihe kingana iki indege za Kinshasa zarashe ikibuga cy'indege cya Minembwe bakimara kukirasa ku ndege yari bashyiriye imiti AFCM 23 ibyo byose irabizi umwaka ugiye gushira urumva ntabwo babonaga yuko ingabo z'ubundi zigiye kubaririmbira no kubavugiriza ubuhuha urabuze utuntu bavugiriza abana bagira gute sibyo ingabo z'ubundi zifite deployment hariya Benjamin Bonimpa ni SG wa AFCM 23 ubwo twirwanaho included sibyo so nibyo koko politike na media wo turayizi nambara y'amagambo sibyo na politike izara y'amagambo simbyanze ariko AFCM 23 c'était mouvement politico-militaire so you have to act militarily and politically so militarily baragiye bararwana bagera Ruvungi bahagarika imirwano bari Ruvungi bari Katogota ni bari hose hepfiriya muri za Kamanyora sibyo bashobora kwegerana natwe irwanaho bari no muri amboro rimwe byo nkunda kuvuga tactically ntago batwereka ko nibura banahana ibiganza ndashaka kuvuga ngo bacomekanyije ibirindiro biragoye cyane muri za mwenga hacyarimo utuntu tw'ibihanga dutuma badakomunikana neza icyo ngicyo rero nkavuga ngo nibarwana iyo ntambara izimpamvu ngo barwana iyo ntambara hari umuhanda AFCM 23 yafunguye wa Bukavu wa Rungu Mwenga ngira ngo Mwenga zombi kugera za hari abazaho nyinshi cyane Kamituga n'ahandi ariko nakunze kwibaza ngo uriya muhanda hari service wa Minembwe ko uyinyura hirya niba navuga mu bitugu niba navuga mu Rubavu tactically bafashe ukuntu artère zishobora guha service Minembwe uvuye ibukavu nubwo wanyura mu bisozi bya Itombwe n'ahandi hose ndashaka kuvuga wende mu gihe Uvira itarafatwa ariko reka tuve kuri Uvira umuhanda national wa 5 ngira ngo wa 5 unyura Uvira ugakomeza bawufashe bakawukontrola Uvira bakayifata imbere yanjye ndebe M23 ndayibona nk'iyafashe Bunagana isigasakuza n'umuryango w'Uburayi igaturiya igakora action sibyo ndayibona nk'iyagiye muri Kanyabayonga bati biracitse ndayibona nk'iyageze Rubaye bati biracitse sindagera Igoma sindagera Bukavu yego imbere ya M23 hari imisozi miremire yarenze ruta Uvira hari bibaya bikomeye cyane yambutse bitari ibyo bya Kamituga n'iki byose so why not today Uvira kuki Uvira batayikuramo ndashaka kukwereka ko
byabagiraho ingaruka kuko z'amagambo. Icyo tubyumvikaneho. Ariko n'ahandi hose bambuze banyuze bamunagana n'ingaruka z'amagambo zari washobora ku expectinga yeti zabayeho, ariko ntabwo zababujije kujya imbere. Kuki bagera Minembwe bagafurena? Urumva? Yego. Kereka niba bashaka gufata ikibazo cya Minembwe, ino ntambara ibera muri Kongo, sibyo? Yego. Aho kugikemura bakakigira impamvu yo kwereka isi yose ikibazo gihari. Ubwo rero gukora case stade nka Minembwe ntimukuremo Uvira ngo ibe approvisionné, mugashaka kugira ngo wenda leta ya Kinshasa ikomeze n'abarundi bakomeze kubikora nka penalty. Abo barimo gukoraho penalty n'abantu. Uyu munsi M23 FC n'igisirikare cyayo bari shuwa babwira abaturage babakurikira ko Uvira yabananiye. Hagira unsubiza icyo ngicyo. Uvira yarabananiye, bari inka bananirwa urwara. Niba abaturage babuka vuba barya bagasinzira, abungi bakabasa nibe M23 centeringa urugamba rwayo ku muturage. Why not abaturage ba Minembwe batakingurirwa amayira? Izi ngabo za Sematama, izi ngabo za Makenga zahuje imbaraga zinanirwa kubona voie d'approvisionnement iva Bukavu, iva hevuye wese kugira ngo abaturage ba Minembwe babeho neza. Niba bitari rero mu mbaraga ntibabuze, habuze iki? N'ubushake se? Je ntabwo ndi umucamanza aho nyigushinja uwo wese. Nigeze kuvuga kuki General Sematama dafata Uvira. N'umu General se inzobere mu kurwanira muri Minembwe gusa. Donc Sematama c'est un général approprié dans la zone Minembwe gusa, adashobora kwagura ibirindiro mujya muntuka kuri ingingo ngaho ni mutukane, mufungure commentaire mutukane nababwira iki. Twirwaneho mu ntambara yize mu bakomanda ifite abasirikare beza cyane. Urumva? Indwanye kabuhariwe. By the way, niba hari igisirikare buriya muri Israel maziri muri Kongo, ingiye mpa respect. Bano batwirwanaho ntago boroshye. Serious ntago ari fanatism. Uzakina ntazakina natwirwanaho. Twirwana n'indwanye ku rundi rwego rukomeye cyane. Njya mbisobanura. Bari abantu bavurira inkomere zabo simbizi. Ahantu hatagera ibiryo no kuhakura inkomere wijyana handi biragoye. Nigeze kujya i Kampala mpura n'umwe mu bantu waje kwivuza, nshaka kubaza buriya wanyuze he? Urumva? Ariko ntabwo wajya kubaza umuntu nk'uwo ngo wibabariye. So abadukurikiye rero n'abandi bose bakurikira ibiganiro dukora, ntabwo twirwanaho yananiwe gufata Uvira. Ntabwo M23 nayo kuyifata twirwaneho. Si impamvu batayifata nibo bayize. So gukomeza gutabariza Minembwe, mwashaka kwerekana ko ikintu barimo ntago ari imisambe ni ya kabiri, samateraniro ya gatatu mu Minembwe bari mu ntambara. Intambara ntabwo always ntabwo begging. Uraforusa ugakora icyo ukamije gukora. Kandi ntabwo wavuga ngo Minembwe izagira umutekano n'amahoro n'iki byose. Kandi voie d'approvisionnement ntabwo ikarita hari nyizobereye cyane, ariko Uvira iri muri supply, ishobora kujura role muri supply chain yo gusupplyinga Minembwe. Urumva? Yego. Kuba uwo muhanda navuze haruguru waba ukora neza mu buryo bufasha abantu bo mu Minembwe n'indi yishamikiyeho, byagenwa n'uburyo bw'intambara, kuko ubushake ntabwo ndimo kubona. Emili wa Qatar yarabasuye bahita barasaho na drone. Urumva? Bibereka ko ntacyo bitayeho mu bijyanye n'amahoro ava muri Qatar. Nta kuntu Emili wa Qatar yasura hari ahantu ngo aribwo drone ziza kubarasaho. Buriya ko ari kubashwishuriza bati yamaze n'ubwo yaje ariko ntibitubuza kubabombarida. So icyo hano ushaka gushimangira ni iki ngiki. Ibyo badahabwa birigo bavuga nibabyihe n'ibindi barabyihaye. So niba bashaka no kwerekana ikrize ya Minembwe nk'iturufu ya politike, urumva? Ibyo birabareba, nje ntago bindeba. Ariko niba yigere ya politike na ntuze. Abarundi se, abarundi ni intare ziri mu Minembwe zigusa abantu ku buryo udashobora kubarasa ngo bave hariya. Kuba barashe Mushaki bakabarasa Kicanga, bakabarasa Mweso, bakabakura, bakabarasa Ngungu, bakabarasa Minova, bakabarasa Numbi, bakabarasa Katana, bakabarasa Kavumu International International Airport, wenda regional wenda simbiza. Kubera iki? Donc no kuvuga ngo sibyo? M23 mu mateka muri iyi myaka 5 yerekanye ko ishobora gukuramo defenses zirimo n'iz'abarundi. Sibyo? Yego. None se geopolitiquement geostrategiquement batwereka ko Uvira irimo iki? Hari abakubwira ngo Uvira ngo yegamiye mu bitugu ngo Burundi ni iki? Burundi ni iki? Burundi ni igitangaza cy'ubukanga abantu. Kare abantu barageza bakiyambika amapeti badafite. Icyambere cyo mu Burundi ntabwo Uvira ari intara y'u Burundi. Wa mugani Rugabo ni bavuga ati nta gahanga ari mu Miramvya. Yego. Sibyo? So gutera Uvira si gutera Bujumbura. Cyo cyumvikane. Gutera Uvira si gutera Gitega.
gutera Uvira si ugutera Kibitoki si ugutera Rubaye Ruyigi n'ikindi kintu nk'ibyo. So abantu bateye Uvira bakayifata induru ikaba mu cyumweru cya mbere isiga haguruka cya gatatu icya kane bikavaho ibyo ngibyo. Niba batayitera rero bareke gutera ntabwo mwitera imbabazi sinagira imbabazi kandi mufite amateka akomeye ntago isigira imbabazi rwose ntago isigira imbabazi ntiteze kubagirira imbabazi. Trump yarebye abantu muri Gaza aho kureba ukuntu barimo kurimbuka no gupfa aravangagiye kuhashyira Riviera Beach abantu bajye baza kubyina mu mirambo n'imibiri y'abantu no mu bibomoke biri muri Gaza. Trump yabonye ahantu ho gucururiza akashyira imicanga abantu bakabyina. Aba bantu ntago basoma amateka y'isi. Ingabo na politiki yo ziva zikagera bagira ibyo bita ama think tanks urumva. Sometimes haba harimo département de recherche abantu birirwa basoma isi ku buryo niba mu 23 ugomba kumenya ngo inama yabereye muri G20 ni iki kintu yatwigisha. Inama ya COP 30 yabereye muri Brazil ni yatwigisha iki. Niko kwintu abantu b'abanyabwenge babaho ntabwo mwirirwa mu ndaki gusa. Ibyagaza bitwigisha iki. Revelation zabaye mu Rwanda zatwigishije iki. Iza Uganda zatwigishije iki. Iza Sierra zatwigishije iki. Ntabwo mushobora kubaka igisirikare cyo muri recherche. Departement ya histoire na recherche ziragenda niyo biva bakagera. So ntabwo nabwo bwo kubaho muri survival ngo basurviving. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 347 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.